bakunzi ba Muratifisho ndabashuruje mwaramutse muraho yambi mumeze mute bakundwa, mumeze mute bakunzi, mumeze mute inshuti zanjye muraho ndabashuje cyane ndabahobeye ariko cyane yo kuzanya nsuhuza by'umwihariko babandi banyeretse ko turi kumwe bakoze subscribe kuko hari abantu buriya nanababonye buri wese namugurira akabombo kavuga ati ko buriya baba ari bo bawe nibo baba barahisemo gukunda. Ibaze ko hari igihe ureba ukabona ikiganiro cyarebwe n'abantu n'ubundi ngewe ntabwo nari natangira kurebwa n'abantu benshi ko ndacyafite urugendo nyine rurerure kandi n'abandi nuko batangiye. Hari ikiganiro kiri kuri Humura TV show cyarebwe n'abantu 13,000 ariko pe ni ukuri nta n'abasubscribers 1,000 mfite. Ubu se ko mwari mwakirebye mungana mutyo mwese iyo mugenda mundemera mukankandiraho mugakora ku subscribe mwari kubiki. Hari n'icyarebwe n'ibihumbi bingahe icyo gihe mugenda mugakora aga subscribe mwari kubiki koko abasheri. Ariko nizeye ko muzagenda mubikora kuko uko nkizeho ikiganiro ngenda mbona hiyongereyeho biyongera murakaza neza mana yanjye. Mujye muza mwumva mwisanga, mujye muza muzi ko mukunzwe pe. Ziyo mbonye hajeho biyongereye utanumva nishimye. Rero mbahaye ikaze, mbega mwicare mugubwe neza kandi mutuze. Rero ikintu nje kuganiraho namwe nakibonye ariko numvise kinteye umubabaro. Icyo kintu cyakozwe n'umugore witwa Mukamana Florence ufite imyaka 36 utuye mu murenge wa Gahengeri. Icyo kintu yakoze kigize icyaha pe kuko gifite n'ibihano bigihana. Ariko ngewe nanagitekerejeho cyane numva ndababaye, bintera kumva ngize ikintu nifuza kubivugaho. Mu by'ukuri uwo mugore witwa Florence Mukamana ufite imyaka 36 yibye umwana nubwo atarabihamwa n'urukiko atarabimuhamya, ariko ibimenyetso birahari bifite bacya baranamufite. Ndetse ko mu mategeko y'icyaha iyo gikurikiranwaho utarahamwa icyaha urukiko ruba rutaraguhamya icyaha. Rero icyo kintu nagitekerejeho nacyumvishe nibaza n'impamvu yagiye abikora. Impamvu yagiye abikora ni ukubera yuko yarabanye n'umugabo we imyaka 4 batarabona urubyaro. Noneho muri uko kumara iyo myaka 4 batarabona urubyaro, atekereza mu mutima we yuko umugabo we azamwanga nabona adakomeje kubyara. Afata gahunda yo kumubwira ati yo kuvuga ati ngiye nzajya mubwira yuko natwite, nimara kubimubwira igihe nikigera ngende njye kwa muganga abone nzanye uruhinja. Ibyo bintu yarabikoze ubugira kabiri. Ku nshuro ya mbere yabikoze ku umwana afite ubungubu afite imyaka 5. Noneho uwa kabiri ni agahinja kafite amezi 2. Icyo kiganiro nari nakibonye mama wa karimo kugashakisha kuri YouTube channel yitwa Isaro. Ko karacyara agahinja mu by'ukuri. Noneho ibyo bintu nabibonye yakoze icyaha pe. Urumva ko yanabikoze icyo cyaha yanakigambiriye kuko iyo gifashe umuntu ahanwa igihano kitari munsi y'imyaka 7 n'icumi. Ahanishwa igihano kiri hagati y'igifungo cy'imyaka 7 kugera ku myaka 10. Noneho rero umuvugizi wa RIB we numvishije anavuga yuko gikubiyemo ibintu byinshi kubera yuko
hajemo uburyo yamutwayemo, hajemo n'ubushukanyi, uburiganya, kubera ko ukuntu yamutwaye yagiye kwa muganga ku bitaro bya Masaka yigize umugiraneza, aramubwira ati rero ngewe nkunda gufasha abantu bagize ibibazo byo kwishyura. Murabizi kwa muganga hari igihe umuntu abyara ariko akabura uburyo bwo kwishyura kugira ngo asohoke atahe, kuko uwo mama yari yabyaye akorewe cesarienne, byari mu bihumbi 30 na ukuntu yabivuze. Murumva ayo mafaranga kuyabona biba bigoye, kandi uwo mumama yakoreshaga mituweli, ni umumama nyine utishoboye. Ubwo rero mu by'ukuri abantu bananiwe kwishyura ngo hari ahantu babashyira mu gihe baba bagitegereje ahantu babishyurira. Uwo mumama rero yari ari aho ngaho. Noneho uwo mumama wundi Florence aje araza amugwaho ngo areba akana ke, ataka akana ko ari keza. Undi nyine aravuga turakoze, aramubwira ati rero ngewe nkunda gufasha abantu bananiwe kwishyura, rero nawe nagira ngo ngufashe. Aragenda aranabikora, arishyura, afata akana arakamutwaza, aramuherekeza, amugeza mu rugo. Ageze mu rugo amusigira amafaranga ngo 2,000 yo kumugurira igikoma, ariko amubwira yuko ku munsi wo gukingiza azaza gutwara umwana. Birumvikana ari igihe uhura n'umuntu ubabaye wowe, none ukabona uwo muntu aje ari igisubizo. Ubundi ababizi neza umumama wabyaye akorewe cesarienne munsi y'amezi 3 pe nta kuntu aba ameze, aba ari umuntu nyine ukeneye support z'uburyo bwose, aba ari umuntu ukeneye umuntu umwitaho. Noneho rero uriya mama uko nabibonye ashobora kuba nta n'undi muntu yari afite umwitaho, kuko bajya gutaha ngo yahamagaye umumama w'umuturanyi aramubwira ati rero ngwino ntwaze umwana, kubera ko bari badusezereye. Uwo mama wundi Florence watwaye umwana atoya ati ndagutwaza nta kibazo tubigeze mu rugo. Urumva rero muri izo nzira zose banyuranyemo, umumama uwo nguwo wabyaye yumvaga yiboneye umuntu w'umugiraneza uje kumufasha, kandi nyine yari yamufashije. Ibimenyetso by'uko yari yamufashije byo byari bihari, no kumwizera rero aramwizera koko. Hari igihe umuntu akora ikintu ukavuga ati abantu beza baracyari. Urumva rero uwo mumama Florence yaje mu ikote ryo kuza nyine ari umugiraneza. Nuko ubwo rero ukuntu byaje kurangira, wa munsi warageze araza aza gufata umwana kujya kumukingiza. Agiye kumukingiza nkaho yagiye kuri kwa bya bitaro bakingirizaho, warikomereza arigendera yigera iwe mu rugo Gahengeri. Ubwo rero bashuti banjye, ibyakurikiyeho wa mumama wabyaye yabuze umwana ajya gutanga ikirego muri RIB iragikurikirana. Umumama ngo yagiye nta kimenyetso na kimwe afite. Tuboneraho gushimira RIB ukuntu ikora akazi kayo mu ibanga rikomeye cyane. RIB buriya ifite ukuntu ikora utuntu twayo yicecekeye. Buriya RIB rwose ni ukuyikorera ingofero. RIB irabikurikirana, iza kugenda igera kuri uwo mumama i Gahengeri, isanga hari abana 4, umugore afite umugabo. Nuko ubwo rero niko kumubaza ibyo byose muri investigation, umumama abivuga nta kunyura ku ruhande, nta gutinya, nta gushidikanya, abivuga yemye nta kurushya investigation. Rero mu by'ukuri uwo bintu yakoze bigize icyaha gisobekeranyemo n'utundi. Ariko byanteye cyane kwibaza, Mana, kubera iki bamwe babona abana bakabafata uko biboneye? Kubera iki bamwe babona inda, basama inda bakazikuramo uko biboneye? Kubera iki bamwe babona abana bo ariko uzi yuko no kubona umwana wo kurera basaka kwitirirwa ku muntu wabuze urubyaro ari ikintu kiruhura umutima? Uzi yuko ikintu cyo kutabyara ari cyo kintu numva ntashobora kubisobanura mu buzima bw'abantu. Buri wese aba afite
umutwaro we nyine yumva avuga ati uzumve no kwa muganga umuntu iyo muhuriyeyo umuntu avuga ati shaho ati umugongo urababaza undi akakubwira ati cece kuwakubwira iryinyo undi akakubwira ati wakubwira inda igisi undi akakubwira ati urutoki warurwaye nta kindi kintu ku isi wazigera gutinya undi akakubwira ati rero niko no muri ubu buzima bimeze ibigeragezo nabyo bigiye bifite etape usanga nyine umuntu utarabyaye buriya mwaganira ukamwumva neza nawe icyo kintu cyarakubayeho ariko nawe n'ubwondo uba warabyaye kubera yuko uba warabyaye nyine nta kibazo wigeze uhurira nacyo mu buzima bwo kubyara n'ibiki uba wumva nyine biri simple ntabwo ubuzi n'ibyo arimo kuvuga rero mu by'ukuri nibajije ndavuga nti abantu koko bazajya birirwa bakuramo amada bakobwa murirwa mukuramo amada abandi bafata risike zo kwiba abana batitaye ku bihano bizabakurikira nibafatwa mwabagabo mwe murirwa mutesha abagore banyu umutwe ngo basamye inda zitateganijwe mutazi yuko hari umuntu wemera agafata risike akavuga ati bamfata batamfata ngewe ntabwo iki kintu nakihanganira byatumye numva nabagira inama nkababwira ngo nubona umwana cyangwa ukabona urubuto rwinjiye uzarambura amaboko ushima Imana kuko hari abarara barira kuko batigeze batwita na rimwe hari abarara barira kuko batigeze basi hari n'ivamo ariko wowe wenda hari uburyo mwahisemo bwo gukoresha n'umugore wawe ibyo ngibyo bibaho tutirengagije na gahunda yacu ya leta cyangwa nuko tumeze bitewe n'uko ubukungu buba bumeze na gahunda ya family planning wumvikanye n'umugore wawe wenda iyo gahunda ya family planning irafailinze umugore uramwirukanye umugore uramukubise umugore umushyize ku nkeke umugore uramusajije kubera yuko nyine habayeho ako kantu noneho hari n'undi wemera akajya kumwiba mu bitaro akamurarira ijoro akamurarira amanywa atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose kizamubaho rero ako kantu ni isomo rikomeye mu bitekerezo wita uko umugore wawe ngo kuki wasamye ureba he mukobwa inda barayiguteye ngo kugira ngo udate icyubahiro cyawe ngo ugomba kuyikuramo ugakomeza ukaba inkumi n'ubundi wigeze ku mugabo wawe wamenya yuko utari vierge arabimenya ariko burya umwana niwumva ari umwana yaje muri wowe murere wibuka yuko ariko uzi ko wanamubyara aho kugira ngo umwice utazi n'isura yuko yasaga hari abantu nk'abo ngabo baba bababaye bagenda bifatira abana ahantu utazi ikintu cyo no gutindaho n'umwaka umwe kubyara icyo uwo nta kintu azi ariko abantu babizi barabizi uwo mwana wa mbere rero tumugarutseho wa Florence afite we yaragiye nyine aramufata nta kintu kigeze kimukurikirana mwumve namwe imyaka 5 nta kintu cyamukurikiranye kubera yuko we ngo yabonaga uwo mwana asa nk'uwabyaye atateganijwe kandi yabonaga mama we ameze nk'umunyamahanga ubwo iyo niyo ngingo yamurengeye ifitiye umwana w'imyaka 5 uzikaho kugira ngo ukore nk'ibyo maze kuvuga haruguru wamubyara nyine kuba wamutwise ubwo se urumva ngo Florence afite yaramubonye gute rero guys Imana itanga urubyaro Imana iha ababyeyi kubyara Imana iha ababyeyi gutwika ikabaha kubyara ikabaha konsa ikabaha guheka
imuguhe wowe umaze igihe, umaze imyaka 5 kuri uwo musozi, umaze imyaka 10 kuri uwo musozi, umaze imyaka 20 kuri uwo musozi, wagiye kwadaputinga ukamubura, wabuze nakakwitirirwa, wabuze n'uvuga ati mami byibuze umunsi umwe. Imana nyiri humure, nyiri imbabazi, nyiri ubutware, nyiri ubushobozi, nigufashe, nikurebe neza, nigushyigikire, nimuguhe, kuko Imana irabafite. Ko hari ibintu bawumva nyine hari ibintu ubundi ngewe numva nkumva nta n'ijambo rinini nabivugaho. Rero namwe bakobwa n'ubundi nyine biba byabaye, ubundi kuba wasambanye biba byabaye, wagiye winjoyinga n'umusaruro ubivuyemo. N'ubundi uba wasambanye, uba winjoyinze, sibyo? Uba ugomba no kwishimira nibiba bivuyemo. Ko ibi ngibi nibyo biduteza akaga, bitera Imana agahinda. Bamwe bababarira, abandi baseka. Bamwe bararira ko bamaze imyaka 10 nta niyavuyemo, wowe uvuye kubikuramo kandi urimo uraza uraseka. Ibi ngibi nibyo biduteza akaga, bituma n'Imana yo mu ijuru rimwe na rimwe iturakarira. Ahasigaye rero abumva mwumvishe, nta yindi nama irenze iyo ngiyo nari mfite niyo. Nagira ngo mbifurize amahoro y'Imana, kandi mbabwire nti ukuboko kwiza kuhoraho kubane namwe. Imana ibaha inama, ibaha ubujyanama. Ahasigaye ibiganiro murabizi nakagaruka. Bye, ndabakunda. Bye bye.